ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi uwiteka abishimire umwami Imana bakomeze kandi ababere byose muri byose. Muri aka kanya rero ndanezerewe cyane kuko tugiye kuganira, kuko tugiye kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Reka nge ugiye kuvuga aka kanya, reka nge ugiye kugira icyo mbagezaho ubu muri uyu mwanya, ntaba ari nge ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero tugiye kuganirira hamwe amagambo nahaye umutwe uvuga ngo icyaha icyo ari cyo cyose wakibabarirwa. Nta cyaha n'iki na kimwe Imana itababarira, ndetse nta n'ahantu umuntu yagera kure Imana itagenza gute, itamukura. Uyu mutwe w'aya magambo nawubonye cyangwa se nawutekerejeho mu gihe nasomaga ijambo ry'Imana ubwo nari ndi mu rwa kabiri rwa Samweli ku gice cyaho cya 11. Ubwo nari ndimo masoma, ubwo nari ndimo ndeba icyo havuga, natekereje kuri aya magambo. Ariko uyu mutwe w'iri jambo ry'Imana ufite umutwe uvuga ngo icyaha cya Dawidi. Ubwo nasomaga uhereye hano ku murongo waho wa mbere mu rwa kabiri rwa Samweli ku gice cyaho cya 11 ukagenda ukageza ku murongo waho wa 27, hari amagambo akomeye cyane asobanura icyo Dawidi yagenje gute yakoze. Bityo icyo yakoze cyatumye cyitwa ngo icyaha cyande cya Dawidi. Ni ikintu cyashenguye Imana, ni ikintu cyababaje Imana, kuko ku murongo waho wa 27 haravuga ngo icyo ngicyo Dawidi amaze kugikora ngo kibabaza Uwiteka, ngo kibabaza Imana. Imana irababara cyane. Haleluya. Nshuti rero bavandimwe bene data, reka turebere hamwe kuri aya magambo nahaye umutwe uvuga ngo nta cyaha n'iki na kimwe utagenza gute utababarirwa. Uko byaba bimeze kose, nta kure habaho umwana w'umuntu yagera Imana ngo nigenze gute nihamukure. Ese hano mu rwa kabiri rwa Samweli ku gice cyaho cya 11 hatubwira iby'icyaha cya Dawidi. Niki Dawidi yakoze? Niki yakoze kikababaza Imana kugeza ubwo Uwiteka agenje gute arakaye? Turaza kwiga, turaza kureba, turaza gusobanukirwa n'icyaha cya Dawidi cyari cyo yakoreye ahangaha. Ariko nshuti bavandimwe bene data, reka mbabwize ukuri, iki cyaha Dawidi yakoze cyari cyaha ndengakamere. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Dawidi yarakibabariwe, kandi Dawidi uyu munsi wa none ari mu b'Imana yahaye kubw'ubuntu bwayo kuzabona ubugingo buhoraho. Mureka twicishije bugufi twubahe Imana dusenge, kugira ngo Uwiteka aze kutubashisha kumva no kumvira, kugira ngo Uwiteka aze kutubashisha ibi bigiye gutambuka muri aka kanya nibize guca mu gutwi kumwe ngo bihunguke mu kundi, ahubwo bizatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, twongeye kugushima. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe ndetse n'ineza yawe. Turagushimiye kubw'urukundo rwawe. Uri Imana urera kandi urakiranuka. Muri aka kanya tuje imbere yawe, turakwinginze kugira ngo utubabarire ibicumuro byacu. Ikirutaho Data, iri jambo rigiye gutambuka nirice mu gutwi kumwe ngo rihunguke mu kundi, ahubwo rizatubera impamba n'urwego rizatugeza mu bwami bwawe. Reka abateze amatwi Mwami Imana ubahe kumva ndetse no kumvira. Ari nge Mwami ugiye kugira icyo mbasangiza, reka ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ikiruta byose Mwami Imana, ubwo vuba aha wenda kugaruka, ubwo vuba aha ugiye kuza bidatinze, ntituzakorwe n'isoni ahubwo tuzishimire kugusanganira. Bana natwe muri iyi gahunda, nisoza amahoro turashima izina ryawe. Ibikwiye Mwami Imana ibyaguhesha icyubahiro ubiduhane n'abakwambaza mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nshuti rero bavandimwe, umutwe w'amagambo tugiye kuganira uravuga ngo nta cyaha wakora ngo Imana ye kugenza gute ye kutakikubabarira.
icyaha icyo ari cyo cyose wagikora bigutunguye cyangwa se wabigambiriye, ariko nguko byagenda kose, uramutse ugize umutima wo kwicisha bugufi, uramutse ugize umutima wo kwicuza, uramutse ugize umutima wo guca bugufi ugasaba Imana imbabazi, nta cyaha Imana itagenza gute, itababarira. Nuko ngo Dawidi akora icyaha cy'indengakamere, Dawidi akora icyaha gikabije, ngo ariko uwiteka agenza gute, aramubabarira. Abakurambere bacu bagiye bakora ibyaha twe twavuga yuko ari ibyaha ndengakamere. Tugiye tukanareba muri Edeni, tukareba icyaha cyatangiye, icyaha gitangijwe na Adamu, ariko Adamu nyuma yo gukora icyaha agashaka icyo twakwita nka excuse, impamvu, inzitwazo, ngo byaje kugeraho byokama mwene muntu wese, twese duhinduka iki? Abanyabyaha. Nguko uko tugaragara mu maso y'Imana. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Ntabwo bashobora kwegera, ntabwo dushobora kwegera ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Mureka dusubire inyuma gatoya mu itangiriro muri Edeni. Imana imaze kurema iby'isi yose yabigabije umwe, yabihaye umwe, ariwe Adamu, imugira umutware w'ibyo byose, iramubwira iti mbiguhaye byose uko bingana, uzabitegeke, uzabiyobore, uzabitware. Nuko ngo Imana ubwo yari imaze kurema n'uyu Adamu, imaze kumwitegereza, imaze kumubona, imaze kubona yuko atari byiza ko yaba wenyine, imuremera n'iki? N'umufasha ugenje gute? Umukwiriye. Nyuma y'igihe gitoya cyane, Adamu uyu wari waraganiriye n'Imana, Adamu uyu wari uzi Imana, Adamu uyu wari warabonye Imana, Adamu uyu nguyu Imana yari yarakoze mu ntoki, Adamu uyu nguyu Imana yari yaricaje bakicarana bakaganira, Imana yari yaramubwiye ibyo ikunda n'ibyo idakunda, Imana yari yamwiyeretse, nta kintu n'iki na kimwe yari yamuhishe. Iramubwira iti uhawe ibi n'ibi ngibi, ibi ngibi nuramuka ubikozeho no gupfa uzagenza gute? Uzapfa. Nuko ngo haciye igihe gito cyane, Adamu aza gukora icyaha. Amaze gukora icyaha arya ku rubuto Uwiteka yaragenje gute? Yari yaramubujije. Nuko ngo igihe Uwiteka yazaga gusura Adamu nk'uko byari bituwe bisanzwe, nk'uko byari akamenyero, nuko ngo Uwiteka ubwo yazaga, ngo Adamu yumvise imirindi y'Uwiteka, arangije agenza gute? Arirukanka, arihisha, ajya kure. Maze Uwiteka ahamagara Adamu ati Adamu we, uri he? Adamu ati numvise imirindi yawe ngenza gute? Ndiruka. Uwiteka Imana aramubaza ati mbese nukubera iki wirukanse? Ati nuko nambaye iki? Nambaye ubusa. Ubwiza bw'Imana bwari bumaze kuva kuri mwene muntu igihe yari amaze gucumura. Mwene muntu igihe yari amaze gukora icyaha, ubwiza bw'Imana bwari bumaze kumuvaho. Adamu ntabwo yigeze yambara imyenda nk'iyi twambaye. Adamu ntabwo mbere y'ubwiza bw'Imana bukimuriho yari azi neza icyo yambaye, ariko ubwiza bw'Imana bumaze kumuvaho kubw'icyaha yari yakoze, ngo yisanze yambaye iki? Ubusa. Uwiteka aramubwira ati niki kikubwiye ko wambaye ubusa? Aho ngaho ntabwo waba wakoze kuri cya kindi nakubujije. Adamu aho kwemera ibyabaye, arangije afata ibyabaye abishyira ku wundi muntu. Aravuga ati wa Mana we, byabaye ariko sinjye, ni wa mugore wagenje gute? Wampaye. Imana yari igiye mu rubanza, bivuze ngo Imana itare muri ya mugore, ntabwo Adamu yari kugenza gute? Ntabwo yari gucumura. Imana yerekeza kuri Eva, iramubaza iti Eva byagenze gute? Eva nawe arangije aravuga ati no, ntabwo ari njye, ni ya nzoka waremye. Imana iti buriya iyo ntarema inzoka ntabwo byari kugenza gute? Ntabwo byari kuba. Bavandimwe nshuti bene data, hari igihe ibintu bishobora kuba bitugwiririye, hari igihe ibintu bishobora kuba ari kuri plani zacu. Icyo Imana idushakaho ni ukutiyemera, ni ukutikanyiza, kuko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo niwumva ijwi ryanjye ntugenze gute? Niwinangire, uce bugufi, wihane. Kwihana ni ikintu cy'ingenzi. Ahangaha Imana yari ije mu rubanza
kuko Imana yari igaragaye nk'aho ariyo yateje icyaha. Adamu yaragihakanye, Eva aragihakana. Imana ntabwo yari kwerekeza ku nzoka ngo ijye kuyibaza iti ibi n'ibi. Ariko inzoka itigirwaho n'igihano gikomeye cyane, iravumwa, ihabwa kuzajya igenda ikururinda, ndetse ikazajya itungwa n'iki? N'umukungugu. Ariko no ku muntu byahise biba. Uwiteka abwira umuntu ati bya bindi uko byari bimeze siko bikiri, kandi sinako bizahora. Ubu n'urupfu rugenje gute? Ruraje. Umwana w'intama arakinjwa kugira ngo Adamu abone icyo agenza gute? Yambara, kuko ubwiza bw'Imana ntabwo bwari bukigenje gute? Ntabwo bwari bukimuriho. Ngicyo icyo icyaha cyakoreye mwene muntu. Mu rwa kabiri rwa Samweli ku gice cyaho cya 11 ku murongo waho wa mbere kugenda ukageza ku murongo waho wa 27, icyaha kirakomeza. Tuzi ibyo Aburahamu yakoze, tuzi ibyo abakurambere bacu bagiye batandukanye bakoze, ba Eliya, turabizi. Ariko hano Dawidi akora icyaha cy'indengakamere. Uyu Dawidi yari umwami washimwaga n'Imana. Abazi bya Dawidi bazi ukuntu Dawidi yahamagawe n'Uwiteka, bazi ukuntu Uwiteka yamuzamuye, muzi ukuntu Uwiteka yagiye akuza Dawidi. Nuko Dawidi arakura kugeza ubwo abaye umwami. Bavandimwe bene data, Dawidi aba umwami. Imana imuha imbaraga, Imana imuha igikundiro, Imana imuha ubutunzi, Imana imuha byose, kugeza ubwo Dawidi yahawe n'igikomeye cyane, kuba umugenga, kuba umukozi ukomeye wabashaga gukorana n'Imana mu buryo bwihuse. Abasha kugeraho isanduku y'iki? Y'amasezerano yari iri. Abasha kugera mu buturo, abasha kugera ahantu neza hashushanyaga ubwami bwo mu ijuru mu gihugu yaragenje gute? Yarayoboye muri iyi si twarimo, muri iyi si turimo, muri iyi si barimo. Nuko ahangaha ngo igihe kimwe ubwami bwiwe bwari buri mu ntambara, bwari burimo burwana, bwari bugeraniwe. Ariko ngo uyu mwami ntabwo yari ari ku rugamba. Nuko ngo ubwo yari ari mu rugo iwe, abagabo, abasirikare, intwari ziri ku rugamba, ziri kurwana. Ndihuta muri aya magambo, ntabwo nyavuga yose uko ari, ndagerageza kugaragaza icyo Dawidi yagenje gute? Yakoze. Ngo nukubwo yibamburaga, ngo nukubwo yavaga ku gisasiro cye nk'umwami. Njya ngereranya yuko inzu ye ahari yari yubatse ku buryo bwa etaje, yari hejuru y'izindi nzu. Niko mbitekereza, niko mbyibwira, niko mbyibaza. Ngo ubwo yabyukaga yibambuye ku gisasiro nk'umwami, mwumve ahangaha, ngo ari gutambagira hejuru nk'umwami, ari aho ngaho iwe. Abagabo bamwe bari ku rugamba, abasirikare bari ku rugamba. Ngo yarebye hasi, ubwo ari hejuru, arebye gutya ngo abona umubyeyi, abona umugore wari urimo kugenza gute? Gukaraba, yari arimo koga. Uwo mugore wari busy ari koga, uwo mugore wari busy ari gukaraba, ntabwo yigeze amenya yuko hari umuntu uri kumureba. Twese turabizi iyo turi muri shawa, twese turabizi iyo turi koga, twese turabizi iyo turi gukora nettoyage y'umubiri uko tuba twambaye. Uwo mubyeyi uraho ari busy ari koga, hari uwari uri busy nawe ari kugenza gute? Ari kumwitegereza, ari kumureba. Ngo nuko Dawidi yitegereza uyu mugore, aramureba. Amaze kumureba ngo amaso ya Dawidi abenguka iki? Abenguka uno mugore. Byaje kugenda gute? Ese byagenze gute? Nuko ngo Dawidi amaze kwitegereza uyu mugore urimo gukaraba, ngo arangije asubira mu nzu. Nuko ngo ahamagara abagaragu be, arababaza ati, umuntu umeze uku nuku utuye ahangaha ni muntu ki? Babwira Dawidi bati, uriya ni umugore wa Uriya. Uwo nguwo uri kuvuga ni umugore wande? Wa Uriya. Uriya yari ari mu ngabo zari ziri hehe? Zari ziri ku rugamba.
Uriya yari ari mu bari barwana ku rugamba. Iyo igihugu cyatewe abantu bose baba bagomba kuba busy, baba bagomba gufokasinga, baba bagomba gukurura information z'uburyo cy'urugamba ruri kugenda kugira ngo bumve haje impinduka icyo bakora. Ariko Dawidi ntabwo yari ari busy mu rugamba igihugu cye rwari rurimo. Dawidi ntabwo yari busy mu bijyanye n'urugamba ngo arwoperatinge rugende rukore batsinde intambara irangire, ahubwo yari ari busy mu bindi bintu, yari ahugiye mu bindi bintu. Nuko arangije aravuga ati munzanire uriya mugore, mumunzanire. Niba ari uwa Uriya mumugenze gute, mumunzanire. Nimba ari n'uwande mugenze gute, mumunzanire. Mutege amatwi mwumve akantu karimo hano. Dawidi barangije bamuzanira uyu mugore wa Uriya. Dawidi yari umwami. Ahangaha hari ijambo rijya rivuga ngo umwami ntiyica ahubwo hica rubanda. Bavandimwe, reka mbabwize ukuri, abami b'isi barica. Ariko abami bamenye Yesu Kristo ntabwo bica. Ariko umwami utica ni Yesu Kristo wenyine. Ariko Dawidi ahangaha bamuzanira uyu mugore wa Uriya, ngo nuko arangije aramurarika, binjira niwe amugeza no ku gisasiro cye ngo bararyamana. Nuko bamaze kuryamana areka umugore asubira hehe? Mu rugo rwe. Dawidi asambanya cyangwa se aryamana n'umugore wa Uriya. Uriya umugabo uri ku rugamba ahanganye n'umwanzi agira ngo amahoro agaruke mu gihugu, umwami aramuhemukira. Icyaha ni kibi inshuti bavandimwe bene data. Ijambo riratubwira ngo hunga icyaha udapfa. Ahangaha ikintu cyaje kuba ni iki? Byaje kugenda gute? Byagenze gute? Ngo nyuma y'igihe gitoya ngo muka Uriya arangije yohereza message ku mwami Dawidi, aramubwira ati burya bya bindi uko byagenze ubu ngubu ngufitiye iki? Umwana ndatwite, narasamye. Dawidi bimukora ku mutima, aravuga ati noneho se ino situation ndayihandoringa gute? Ese ko byabaye noneho ubu ngubu kugira ngo bitamenyekana ko ari njye wabikoze biragenda gute? Nuko Dawidi abura icyo akora. Nuko Dawidi abura uko agenza gute? Abigenza. Yigira inama yo kugira ngo ibyamubayeho abishyire kuri nde? Kuri Uriya. Uriya yari inyangamugayo, Uriya yari intwari. Aramuhamagara. Amaze kumuhamagara, Uriya bamuvana ku rugamba. Bamaze kumuvana ku rugamba, nuko agera kwa Dawidi. Amaze kugera kwa Dawidi, Dawidi wari umwami, Uriya wari umuturage. Uriya yumvaga rwose ari ishema kuri we. Nuko Dawidi arangije aramubwira ati Uriya, umaze iminsi ku rugamba urwana. Dawidi abwira Uriya ati Uriya, urananiwe, you are tired, you want something, you want to. Aramubwira ati ukeneye aka kantu, ukeneye kuruhuka. Arangije aramutereta aramutreninga. Aramubwira ati maze rero ugende ujye kwiryamira iwawe n'umugore wawe, uyu munsi n'ejo uzaba usubira hehe? Ku rugamba. Nshuti bavandimwe bene data, dukwiye kunesha ibishuko ndetse n'iki n'ibigeragezo. Maze Uriya arangije arabyumva, abwira umwami ati ntabwo bishoboka. Abantu bari ku rugamba barageraniwe. Ntabwo nshobora gusiga ingabo ziri kurwana, ziri gukubitwa, ziri kwicwa, ngo njyewe ngo nze niryamire hehe? Iwanjye. Umwami aramwinginga aramubwira ati ibyo byihorere, uzasubirayo, urugamba ruracyakomeje. Maze Uriya wari umunyabwenge kandi wakundaga igihugu, wubahaga Imana, wari ufite ishyaka, wakundaga abantu, ngo ntabwo yigeze yemera kugenza gute? Kugiwe ngo aryame yisinzirire, ngo ahubwo yararanye n'abagaragu be hehe? Hanze ku rugamba aho ngaho. Bukeye message igera ku mwami, nuko babwira Dawidi bati Dawidi we, Uriya ntabwo yigeze arari we, yaraye hano. Cyari ikibazo gikomeye cyane.
Dawidi aratekereza aravuga ati ibyo nakoze bigiye kumenyekana, ibyo nakoze bigiye kujya ku karubanda, none ndabigenza gute? Biragenda gute? Nimba yanze biragenda gute? Ahangaha Uriya ntabwo yari azi ikintu kiri kujya imbere. Uriya nta makuru yari afite, nta wari wamuhaye information. Abantu benshi burya twicwa no kutagira amakuru, abantu benshi twicwa no kutagira information. Burya ngo ukuru utabaza ugasaza utagenje gute? Utamenye. Kandi ngo intamenya irira kuki? Irira ku muziro. Ariko uyu Uriya arangije agenza gute? Arabyanga. Ku munsi wakurikiyeho biba gutyo, nabwo baramwinginga arabyanga, abigenza uko yabigenje. Umwami Dawidi aravuga ati byanga byagakunda, uyu mugabo ndabona agiye kunshyira mu rubanza kandi ndi umwami. Ngomba gushaka inzira, ngomba gukereye uburyo ki uyu mugabo byose mbiburizamo. Dawidi ahita apanga indi plani yo kwica Uriya, ahita apanga undi mugambi wo kumukuraho kugira ngo nibinamenyekana bizamenyekane ari uko Uriya atakiri ku isi. Icyaha kimwe cyonyine kirahagije kugira ngo kibyare ibindi byaha. Uko byaba biri kose, icyaha kimwe cyonyine kirahagije kugira ngo ibindi byaha bivuke. Niyo mpamvu dukwiye guhunga icyaha. Ntabwo byoroshye, ariko ngo nta nubwo twabyishoboza, nta nubwo twakwibashiriza, nta nubwo twakwirwanirira, ariko ngo hahirwa umuntu uca bugufi akabwira Uwiteka ibimugora, akabwira Uwiteka ibimuvuna, akabwira Uwiteka ibimuruhije, ngo kuko Yesu Kristo yiteguye kuturwanirira, yiteguye kundwanirira, yiteguye kukurwanirira. Nshuti bavandimwe bene data, nuko Dawidi agambirira nabi mu mutima we kwica Uriya. Nuko arangije ategeka abatware kumusubiza ku rugamba, ariko arangije aravuga ati mumujyane mumushyire ku rugamba, ariko hahandi umwanzi ari guturuka atera, hahandi umwanzi yashyize imbaraga, hahandi umwanzi ari gufokasinga, muba ariho mwohereza Uriya kugira ngo baze kuza bamutere. Nibamutera musubire inyuma nimumutabare. Nshuti bavandimwe bene data, ubugome buturutse ku cyaha ni bubi cyane, kuko buba bufite strategy nyinshi cyane, kuko buba bwateguwe kandi bwatekerejweho. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo icyo kintu ube wagenza gute? Wagicika. Birababaje. Nuko Uriya ajya ku rugamba n'ishyaka, yumvaga ko ari kumwe n'abasirikare, yumvaga ko nibaterwa bari buze gufatanyiriza hamwe bakarwana. Nuko Uriya ashyirwa ku ruhembe rw'imbere. Uriya amaze gushyirwa ku ruhembe rw'imbere, umwanzi araza, hahandi bamushyize niho bahereye batera. Uriya arangije aricwa. Message cyangwa se message cyangwa se ubutumwa bugera kuri Dawidi. Babwira Dawidi bati byarangiye, twatewe, abantu benshi bishwe, ndetse na Uriya yagenje gute? Yapfuye. Icyari ikibazo yari Uriya, abandi bari bapfuye ntacyo bari bavuze kuki? Ntacyo bari bavuze ku mwami. Nuko Dawidi azimanganya ibimenyetso, akora icyaha cya mbere cyo guhemukira Uriya, akora n'icyaha cya kabiri cyo kumwica. Ariko ngo umutima wa Dawidi wahise wuzura icuraburindi. Dawidi ngaca bugufi, ababazwa n'ibyo akoze, ngo arangije agenza gute? Ararira, asaba Uwiteka Imana imbabazi, maze ngo Uwiteka Imana imureba mu mutima ko kibona yuko yabikoranye ubujiji, ndetse n'ibyo yakoze ataragenje gute? Atarabizi. Nshuti muvandimwe, birashoboka yuko ushobora kubikora utabizi, birashoboka yuko bishobora kukugwirira utabizi. Icyo usabwa ni uguca bugufi ukagenza gute? Ugasaba Imana imbabazi, ugapfukama ugasenga, ugasaba imbabazi. Nta cyaha Imana itagenza gute? Itababarira, uko byaba bimeze kose, uko byaba biri kose. Baca umugani ngo
uwishe ababi bose yamaze iki? Abeza. Umuntu mubi aramutse aguhemukiye cyangwa se umuntu aramutse akugiriye nabi, hanyuma wowe ukamwitura kumwica, uba urimbuye abeza. Kuko uyu Dawidi tubona ahangaha, uyu Dawidi dusoma twumva iby'amateka yiwe, uyu Dawidi yaza kuramuka yishwe, uyu Dawidi ntabeho, iyo yicwa ntabeho, Yesu Kristo ntabwo yari kugenza gute? Yesu Kristo ntabwo yari kubaho. Kuko ahangaha tubona yuko mu bisekuruza bya Yesu Kristo n'uyu Dawidi arimo, bivuze ngo Yesu Kristo akomoka kuri nde? Kuri Dawidi. Burya no mu bantu babi hashobora kuvukamo abantu beza. Ngiki kintu gikomeye cyane dukwiye kumenya, nitukajye tugirira abantu nabi bitewe n'iki? Nibyo tubonesha amaso yacu. Yesu Kristo yavukiye mu muryango ukomeye cyane, wari urimo abantu batandukanye, aza ari umuntu w'imico myiza, aza atandukanye nabo. Burya ngo uwishe ababi yamaze n'iki? Yamaze abeza. Dukwiye kwihana kandi dukwiye kureka gukora icyaha. Byaba na ngombwa yuko kibaye, tukagenza gute? Tugaca bugufi. Nta cyaha n'iki na kimwe Imana itababarira iki? Umuntu uko byaba bimeze kose. Wowe ubwawe ushobora kwiciraho iteka, ukikondamuna, ukiheza, ukiyica ku giti cyawe. Nimwibuke ikintu cyabaye kuri Yuda. Yuda amaze kugambanira Yesu ngo yagize intimba n'agahinda, ariko Yuda agahinda yagize kari kavanze n'ibyo twakwita ubwenge buke, ngo aho kugira ngo yicuze mu mutima yihane, ngo yahise ajya kugenza gute? Kwimanika. Kirya cyaha Yuda iyo aza kugisabira Imana imbabazi yari kubabarirwa, arangije agenza gute? Arimanika. Yuda agenza gute? Arapfa. Igihe bigushikiye ntukihebe, igihe bigushikiye ntukikatire urwo Pilato yakatiraga abantu, ahubwo ujye wegera Imana ugenze gute? Usenge. Kuko mu gusenga niho tugenza gute? Niho dusubirizwa. Mu gusenga niho haturuka ibisubizo by'iki? By'ibibazo byacu. Niho haturuka ibisubizo by'ibyifuzo byacu. Nshuti bavandimwe bene data, uwiteka atugirire neza, adukomeze kandi atubere byose muri byose. Ibyo nabasabira nanjye nisabira nuko Umwami Imana yazabaha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.